rinda ubuto bwawe. Njye kubwanjye numva mini atari yagakuruye ubuzima bw'umuhungu ngo ashobore gushyukirwa umukobwa. Ugomba kwiyubaha nk'umukobwa kugira ngo nzabone umuhungu uzanyirira. Kandi twebwe nk'urubyiruko hari igihe twebwe tugira amasoni yo kujya kutwishakira. Ndi umuntu kandi nanjye nkeneye umukunzi. Utera umukobwa w'abandi udafite n'ubushobozi bwo kumutunga ukoresha ku gakingirizo. None se mugiye mukikorera karese mutagize icyo mukora byo hari kibazo. Nimba musabye urukundo ngana gutya sindarangiza amashuri arareba agasanga urukundo rwanjye nawe rushingiye kuki. Hari umukobwa ubikorera ubushake akavuga ati reka nambare nini nka babandi baba barabuze abashira. Ubundi igihe ubusambanyi buriho izahoraho. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe ni ikiganiro gishishikariza urubyiruko by'umwihariko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 kwirinda icyorezo cya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rinda ubuto bwawe. 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 Icyo tugiye kuganiraho ni iki? Hamaze imyaka myinshi guhera mu 1980 aho ikibazo cya sida cyatangiye kuvugwa. Mu Rwanda cyatangiye kuvugwa 1982, sibyo? Niho umurwayi wa mbere wa sida yabonetse muri CHUK. Kuva icyo gihe abanyarwanda ntabwo twasinziriye, twafashe ingamba. Amahonije menshi arahari, za World Live, za FHI, Imbuto Foundation, imiryango ni myinshi cyane n'amaklub anti-sida avuka mu mashuri. Mu rwego rwo kugira ngo dukumire icyorezo cya sida. Cyaracitse? Ntabwo cyacitse. Impamvu ni iki rero niyo tugiye kwibaza. Abantu bose barazi ngo virusi itera sida yandurirwa mu mibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'uwanduye n'utanduye. Abantu barabizi ko ushobora kuyandurira no mu maraso. Inzira y'amaraso ni za bya bikoresho bikomeretsa bakoze accident n'undi muntu. Izo nzira zose nta muntu utazuzi. Hari utazizi hano se? Hari inzira ya nyuma abantu bazi nanone ko umubyeyi utwite ariko akaba abana na virusi itera sida ashobora kwanduza umwana we mu gihe amutwite, mu gihe amwonsa n'ijya mu byara. Ari mubizi cyangwa bamwe biri kubatungura? Nzi ko benshi babizi. Udutabo hirya no hino twaratanzwe ngo abantu basome bagire ubumenyi barwanya icyorezo cya sida tugice burundu, ariko nyamara na n'ubu ntiturabishobasha. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo tuzapacika amaboko ngo tuvuge ngo byaratunaniye. Birashoboka. Murabyemera ko bishoboka ko gihagarara burundu? Kugira bishoboke nuko nawe ubigiramo uruhare, nuko wiha agaciro, nuko umenya uwo uriwe, nuko umenya ngo niba ndi umwari nditwarane. None ikibazo kikagaruka tukibaza ngo kuki ubusambanyi bukomeje kandi abantu bakaba bazi ko ushobora kwanduriramo. Eske basore, impamvu ituruka kuri mwe? Impamvu ni mwe, impamvu n'abakobwa nimwe mutumye sida ikomeje kuba ikibazo mu Rwanda. Niko mubibona? Tuza kuba mu mwanya mwisobanuro turebe abafite uruhare rwo gutuma iki kibazo kidahagarara. Abafite mikrofone babegereze hano. Mikrofone imwe ifite umugozi, hano hari sans fil. So tugiye kwidagadura, tugiye kuvuga ibihari, ntuhishe ubuzima ubona, sibyo? Niba wumva ko ikibazo ari igitsina gore ubabwire, nibiri igitsina gabo nawe kandi umukobwa ntutinye kuvugisha ukuri guhari. Niba muteretwa n'abasore mubabwire, mubwize ukuri guhari. None reka manze ku bagabo kuko abagabo nibo bakunda kuvuga nta bwoba. Bashefu muri hano, ikibazo cyagarutse. Turwanyije icyorezo cya sida imyaka n'imyaka mu Rwanda, na n'ubu turacyakirwana, ariko ubusambanyi burakomeje. Ikibazo ni mwe cyangwa ikibazo ni igitsina gore? Mwidagadura. Ariko nitwa Ndayambare Jean Baptiste, niga mu mwaka wa 3 electricity. Yego. Ngiye uko mbibona impamvu sida ikomeza kwiyongera ituruka mu rukundo. Ariko urwo rukundo rukorwa n'abantu babiri. Yego. Ariko iyo uri umuhungu hanze ahangaha wiyambariye neza ukitemberera, ushobora kubona umukobwa yambaye mini. Yego. Nawe ko uri umuntu ukagira tantire yo kumureba. Uko umurebye ushobora guhita wigenderaho bigacaho. Ejo rero ukamurota, uricara wenda wibereye mu rugo ukavuga nta nshuti mfite. Iyo utekereje inshuti uhita utekereza uti okay, byanga ko nawe ngomba gushaka umukobwa mwiza ugomba kuba inshuti yanjye.
wa mukobwa nka ku mashuri cyangwa ku bigo bitandukanye ushobora guhura n'umukobwa ukamuganiriza ukamusuhuza ukamubaza adresse akaziguha yamara kuziguha kwitaye haje n'iterambere rero rya telefone ushobora kumubwira uti nta nimero ya telefone wama nkaba naza guhamagara tukaganira nimero za telefone yaziguha ubwo ushobora kumuhamagara akavuga ati nta kibazo waza ukansura nta kibazo mukaganira waba ukamuzaho ubucuti yabuguha ubwo urukundo nuko rutangira ejo cyangwa ejo bundi nawe ashobora kuza kugusura nta kuntu umukobwa azaza kugusura yambaye mini batahira ntumuganirize cyangwa se ngo ushaka kumuganiriza ku buryo atantifema yo gukora relation sexuelle izamo. Ariko tukira reka nzumubaza akabazo. Ikibazo ni minisitiri yaje atayambaye akazambara agapantaro. Ntago wagira tentative ibaho mu buzima iyo umuntu normale muzima utarwaye. Inshuti ntago bivuga ngo nuko yaje yambaye mini cyangwa iki, nuko ahubwo kwa kumukunda kwawe ugira aho ugatekereza n'ikimurimo n'ibitekerezo bye, niho cyo gituma sida ikomeza kwiyongera. Ariko n'imyambarire nayo igiramo uruhare. N'imyambarire igiramo uruhare cyane. Yes, urakoze cyane. Mwebwe mubona uruhare runini rw'ikwirakwiza rya virusi itera sida biterwa n'abandi. Nimwe abakobwa koko uko ubibona cyangwa n'abahungu? Vugisha ukuri guhari. Nitwa Uwamahoro Mediatrice, nkaba niga muri première année agricuisine. No kuvuga ngo umuhungu ibyo kuvuga ngo minini yimushuka nawe aba afite iyo ngeso yo mu mubiri we, kandi mini ntago ari ukurura urukundo. Niba kubonye agukunda igihe cyose agomba kukugirira ubushake. Noneho ibikurura kongera sida n'ubundi igihe ubusambanyi buriho izahoraho, kuko niba ubwiye umwana ati reka gusambana kuri wumva yuko umushutse, kuko wa undi mugenzi we nibaga ntakambwira ati nagiye gusura sheri wanjye angurira isabune, angurira ijipo nziza, angurira inkweto nziza, nkawe umubyeyi we utabimuhaye we azifuza ko wa muhungu mugenzi we abimugurira, kandi ntago azabimugurira kabiri atabimwishuje. Icyo cyo ntigishoboka. Namwe muracyiteze mbese? Ndabizi. Ikomeza binigurira. Ubwo rero nk'umuhungu uriya mugenzi wanjye uvuze ngo mini, njye kubwanjye numva mini atariyo yagakuruye ubuzima bw'umuhungu ngo ashobore gushyukirwa umukobwa. Ahubwo niba ankunda mfitiye urukundo, igihe icyo ari cyo cyose duhuye agomba kubikenera, kubera rwa rukundo ruba rumurimo rumukurura. Ubwo rero kugira ngo ubyirinde, nanjye nshobora kwirinda kujya kumusura. None se hagati aho ikibazo ninde hagati aho ngaho? Ikibazo ni umusore wagushatse cyangwa nimwe mugiye kubashaka? Ntago ari njye ugiye kumushaka. Ni ugushaka. Aba yaransabye urukundo. Ndi umuntu kandi nanjye nkeneye umukunzi. Ubwo nyine nkanjye umukobwa ndi kuvugira bagenzi banjye, abakobwa kuri mini bararengana. No kuvuga ngo wa muhungu niyo yabonye mini itambutse akumva umubiri ubaye ukuntu, ni kamere ye. Ni kamere ye kubera iki? Nambaye mini, mugenzi wanjye yambaye kora, dutaniye he? Ntaho dutaniye. Uraza kutubwira naho bataniye? Ntaho dutaniye, kuko undi wambaye kora umubiri wose ugaragara. Uwa mini niba agaragaje ayo maguru aba yagaragaje, ariko hari ahaba hatagaragara. Ntacyo basore baraza kutubwira. No muri ruhande n'umuntu ufite icyo kuvuga uragira gutyo uze ucyongera, nta kibazo uburenganzira bwawe. Urakoze, urarangije. Turagushimiye cyane ku gitekerezo utanze, ariko nanone uracyavuga ngo ikibazo ni abasore nibo batereta, mwebwe ntabwo mutereta. Ariko nyamara mu magambo wavuze ngo namwe ni nkaho murekereye, utegereje umuntu urakusinyara ngo kugira ngo ugire icyo gukemure. Ntabwo ari kubuze.
oya ngaho mbwira niba atari kumwe iki jewe navuze ngo Yego. umuhungu araje agusabye urukundo ese urukundo basaba n'uruhe arakubwira ati ndagukunda niba wowe muri wowe ufite umubiri uri faiblesse uramwemerera niba udafite kwihanganira kuba wategereza uramwihanganira ukamubwira ushaka no kubanza ukamuhakanira akagaruka bwa kabiri akagaruka n'ubwa kane ye ariko kugera ukazemera kuko nta wundi nshuti ye niyo maherezo kubera ko urumva nyine nta kindi nshuti nawe uteze kuvuga ngo ngira inshuti none se wabigenza waba umuteje reka twumve abasore hano hari abandi yewe ikibazo mfite ku bakobwa mugenzi wanjye w'umukobwa aravuze ngo umuhungu murahuye agusabye urukundo nawe nk'umukobwa uri umuntu urakunda koko ariko se ngiye mbanze ngira ikibazo nimba musabye urukundo ngana gutya sindarangiza amashuri nta nzu mfite hariya narubatse ngo ndamushyira mu rugo arareba agasanga urukundo rwanjye nawe rushingiye ku ki nitwa Cyuzuzo Divine ga premiere agri cuisine ubundi twebwe nk'urubyiruko kuvuga ngo ufite inshuti y'umuhungu none yakubwiye ngo iyo raporo sexuelle arayishaka buri kumva ko nta gahunda bagufite nta na vision mama ufite imbere ubwo ngiye ku giti cyanjye mungambiye ngashaka raporo sexuelle kandi dukundana navuga ko nta gahunda dufitanye nkamwihorera nkaba ko nta n'urukundo dufitanye kuko umuntu ukubwiye ko raporo sexuelle nanze afite bamugani buriya tenaniga ubwo sumva yagusayida ariko reka ngaruke ku kibazo cye neza ntabwo yavuze raporo sexuelle ariyo yavuze gusaba urukundo bisanzwe mugenzi wanjye ndagukunda reka dukundane wowe iyo umukunda urushingiye ku ki aba ari urukundo nyabaki ubundi iyo nawe nta gahunda ufite ubona urakiga uracyakeneye kurerwa kuvuga ngo urakundana ukiga ugifite kurerwa n'ababyeyi ntabwo byashoboka kuko abagukunda uramubwira ko urakoze kunkunda nimba ufite gahunda tuzakomezanya urugendo nawe ukamukunda ariko ukamwemerera nawe ukamukunda ese nkubaza akabazo niba unyemerera ufite umukunzi njyewe ndamukunda tubwire duparitaze urwo rukundo rwanyu aho rushingiye ku ki acyaharera aza kukubaza igihe rushingiye ku ki ugereza akamikoro ku muntu reka twumvikane tunumve amategeko y'Imana aravuga ngo ukundane nk'uko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda rero kuvuga ngo umuntu arakubwiye ngo uragukunda uramubwiye ngo njye ntabwo ngukunda murapfa iki se mugabane isambu nta kintu na kimwe ugomba kumubwira ko ntamukunda kuko utazi nawe muzahurira uje wese niko ubigenza cyane rwose bose bakunda ariko nanone hari ikindi ngira ngo nibarize mugenzi wanjye wigeze kugira ikintu avuga kuri mini bwa mbere ubundi twebwe tuzi yuko akenshi iyo wambaye iriya mini uba ugira ngo ugire ibyo ugaragaza kandi ahanini twe tuzi yuko mu muco w'abanyarwandakazi ba kera barambaraga bakikwiza tugarutse ku isoko namubara nka mushiki wanjye agize gutya yambaye mini kandi nzi yuko mini ubutura tuzimenyereye kuri bariya bita ngo ni indaya bagira ngo tubabone tubayoboke tubasange tubahaye amafaranga dukemure ibibazo dushaka gukemura nimbona mushiki wanjye uyu nguyu yayambaye nawe nzamubona uzamufata muri izo nzira nzamufata muri izo nzira niyambaye iryo cupa nk'uko yabivuze cyangwa iyo kora ni hahandi ntawe azaba asize ariko nimubona yambaye yikwije daboro iteka nuhura n'umuntu uzabanza kureba uko yambaye numara kureba uko yambaye uzareba uburyo ateye kandi nawe aba yambaye ibyo ngibyo kugira ngo akwereke uko ateye kandi dufite amaso natwe kugira ngo turebe dufite amaso kugira ngo turebe amaso namara kuba ubwonko buzaha umubiri umubiri nawe kuri reaction nyine utangire ibyo wagakoze bizagutera iki bizagutera wowe ku giti cyawe urabona ikibazo ari mini ikibazo imyambarire amakora babicitseho dufite guhura mu nzira wiyambariye n'ikuje sinkwitaho ndikomereza ariko niduhura muri babiri muri batatu ni wowe wambaye mini cyangwa kora daboro ntabwo nzereka bagenzi banjye ngo dore murebe bariya bakobwa uko bambaye nzavuga ngo murebe uriya mukobwa kuko ubu umwe wabyambaye ntabwo kuba muri yambaye nibyo bituma kandi mu by'ukuri kuvugisha ukuri
umubiri ni umubiri, iyo utari akajisho kukwise si uko ibibazo mwareka mini namwe tubwire uko mubyumva. Ikibazo ni mini cyangwa ese abantu bayireka bakabaho cyangwa ntimwayireka? Tubwire uko bitekereza akazina kawe n'ishuri. Yego Iradukunda Josiane. Yego ikibazo ari twebwe abakobwa, umuhungu azahita nambona nambaye iyo mini ntabwo azareka kundeba, ariko nasanga nambaye ya panaro igera ku maguru ntabwo azigera ndeba. Ahubwo njyewe icyo nzakora ni iki, ngomba kwiyubaha nk'umukobwa kugira ngo nzabone umuhungu uzanirita kandi uzankunda. kuvuga ngo ndi umunyeshuri ntabwo nzakunda umunyeshuri mugenzi wanjye, ahubwo nanyaka urukundo nanjye mukunda nzamukunda, ariko tuzaganira kugira ngo tutazajya gukora ibibi, tuzaganira ku byiza kugira ngo niturangiza tuzabone ejo hacu hazaza. Njyewe ndumva ikibazo cyo kuvuga ngo umukobwa ni mini pe, turabizi natwe mubikora mubishaka noneho n'ubundi. Okay, hari umukobwa ubikorera ubushake, yego, akavuga ati reka nambare nini nka babandi baba barabuze abashiri, yego, babandi batafite umuntu uzambwira ati ndagukunda, agapfa kwambara iyo mini wenda ati ndagera mu muhanda mbona umuntu umbwira ati I love you. Azavuga ati ewa nino mini bishoboye ko ariyo yankundiye, akomeza yambare. Rero twebwe abakobwa ndabwira abakobwa bagenzi banjye n'icyo twakiha wenda respect, nk'uko tukakongera kwambara amajipo kuko nitwe dushuka abahungu. Umuhungu arandeba akabona pe nka babandi baba bafite amaguru meza, bakavuga ati ewa nuriya mukobwa natamutwaye sinzi icyo naba nzi, bikamutera no mu mubiri we agahita amera ukuntu akaba kuri twebwe abakobwa mu by'ukuri twebwe dukura abahungu. Waza akabazo gatoya, Josiane ufite umukunzi? Njyewe ndamufite. Ubanye mute se ku buryo mutagera ku ngingo nk'izo ngizo? Ese arakuze mu kigero kimwe? Ni ibiki muganira byubaka bitagiye nangwaho? Tubwire experience kugira ngo natwe bityuke n'abandi babihasomo. Okay, njyewe kababwira. Yego. Ndamufite pe, ni n'umunyeshuri. Très bien. Kandi ndamukunda. Ariko ahari ari kwiyumva hano cyangwa ari kwiyumva nawe. urukundo rutari urwawe. Abajene reka twumvikane tumutege amatwi aduhe experience y'urukundo rwawe. Sibyo se? Rinda ubuto bwawe. 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 Rinda ubuto bwawe.